nawe warwana we rukomoka hakurya mu bihugu dufitanye nabyo ibibazo ukaza ukigira umunyarwanda utari umunyarwanda wowe Godfather ubundi wowe Godfather kwiye gukora nk'ibyo ukora ibyo byose muri buze kutusobanurira byabaye maberanye na bya bintu ni imitego yateze kandi nge ni kwaza n'ibidoro by'ikicucu tubiveho Stan Father we Satan Father izina yago naryo urireke riveo rirasharira ubungubu we ubungubu kuvuga yago ntago byoroshye izina yago buri kwiye mu kanwa kawe ako kanwa karimo ibintu bibi karimo ururimi ruremereye ibintu bibi gusa bazaje bumva ukuntu uvuga nk'umuntu ufite ururimi ruremereye mu kanwa kandi ruremereye ibintu bibi. Stop, muhagarike ubwo bwicanyi burimo gukorera kuri social media. Muhagarike ubwo bwicanyi murimo gukorera kuri social media, ndabisubiramo nimushaka mufata amagambo yanjye muyakoreshwa mushaka. Muhagarike ubwicanyi n'uburozi murimo gushyira kuri social media, murimo murica urubyiruko kandi mwitwa ngo muri influencer. Kuki mudakora nk'abandi ba influencer? Kuki mudakora nk'abana bana bitwa ba Solange? Kuki mudakora? Tujye tunahashara out abantu bakora neza, abantu bari kuri social media bakoresha neza social media, tujye tubashara out. Aba big energy rero, maximum respect, mukomerezaho, ntabwo bagomba kuturwanya ngo natwe twicara hanze. Tubwizanye ukuri, we ubwe niwe wanze DNA cyangwa niwe wayanze? Abazi uko nje nayanze, nje na DNA nanze, ahubwo ninje mubwira ngo ayikore akayanga kazi yuko bibaye aruwe cya nundi 100% nagari na 100% byukuri mbihagazeho njewe. Yego, mwana niwayeko, ijwi ry'umuntu wirirwa aha ibiganiro, umugore wavuze ko namuteye inda, mwumva imvugo ye. Umuntu wirirwa aha ibiganiro, umukobwa wavuze ko namuteye inda, mugiye kumva umunyamakuru ningirwa munyamakuru y'umutinganyi. Abantu bose bagiye kuri YouTube ngo bagakora ikiganiro kimwe ngo bikagenda neza, ngo bahita bumva babaye abanyamakuru. Reka mbumvishe rero. Umugabo wigize umugore wirirwa aha ibiganiro, iyo hagize igikoma, iyo ngiye gusohora umuziki ahita hamagara wa muntu uvuga ko namuteye inda akamwicaza bagakora ikiganiro. Reka mwumve rino jwi rero, mwumve niba baza umuntu wateye inda koko, mwumve, mutega amatwi, mutega amatwi kandi mwumve n'ijwi ry'umuntu munarimenye. Mutega amatwi. Eko uyu mukobwa wa Yago ni ikigoryi, ntazi gusobanura ibintu, aba yisindiye. Ego uyu mukobwa ntazi n'uwamuteye inda mw'abantu mwe, ariko ni ukuvuga ngo n'uyu nguyu cyangwa n'uyu nguyu, kuko yarongowe n'abantu benshi. Mana ngiye rwose maze kubibona, kuko ngiye yambaye amatariki ngo nahuye ngo na Bobo uyu munsi ngo Yago duhura igihe iki n'iki, haryo wa mugabo wantuze wa Shadibu ninde ngo Sarehe duhura igihe kininde, yahuye n'abakarani. Uwo muntu muramwumvise? Nababwiye ngo dufite amajwi yanyu, dufite amavideo yanyu, dufite n'amafoto yanyu, dufite abantu mwangije, turabafite. Ariko twebwe ntago dukora nkamwe bro. Ariko kuri ino shuru ntago muri bwongere kumenyera izina Yago. Nabaye gasopa kuri live ya Instagram, navuga ati muhagarike kuvuga izina Yago, mwanga kubyumva. Nkora ikiganiro navuga ni izina Yago murireke, mwanga kubyumva. Uyu muntu mwamumenye, mutega amatwi mwumve. Arimo aravuga ngo, mwumve ukuntu arimo kuvuga, arimo aravuga ngo yewe umuntu nawe ngo ntagazi ngo wamuteye inda, ngo yamaye amatariki ngo igiye ahoriye n'uyu. Wumvishe ko hajemo undi muntu? Hajemo abandi bantu, kesi y'uyu mugore izazamo abandi bantu. Mutega amatwi mwumve. Ntago nakwanga kubikina, ndabikina kuko ibi byavuzwe n'umuntu wirirwa amuha ibiganiro akavuga ko ari nge wamuteye inda, sibyo ra? Ngaho mwumve ino voice note. Ni nayo mpamvu ibi byana mugomba kubimenya, ndaje mbye expose neza mu bimenye. Uru naga rwa rutinganye, urusigo rurimo kuvuga. Umukobwa wa Yago ni ikigoryi, ntazi gusobanura ibintu, aba yisindiye. Ego uyu mukobwa ntazi n'uwamuteye inda mw'abantu mwe, ariko ni ukuvuga ngo n'uyu nguyu cyangwa n'uyu nguyu, kuko yarongowe n'abantu benshi. Mana ngiye rwose maze kubibona, kuko ngiye yambaye amatariki ngo nahuye ngo na Bobo uyu munsi ngo Yago duhura igihe iki n'iki, haryo wa mugabo wantuze wa Shadibu ninde ngo Sarehe duhura igihe kininde, yahuye n'abakarani. Niwe ubyivugiye ngo yahuye n'abakarani, bivuze ko yahuye n'abantu benshi. Ariko uwo muntu uvuga ibyo muri ino voice note mfite, atazi ukuntu nayibonye, atazi n'ukuntu yangezeho,
we yicaza wa mugore akavuga ngo none se Yago hari icyo dupfa, ariko Yago mwamuvuyeho, ariko Yago mwamuretse. Wewe rya kabenzi undeke, ryihene undeke, mwibigaju undeke, cyewe nywa amata. Narabikubwiye, narabibabwiye ngiye nywa amata. ahubwo uretse gato reka tuve ku bintu by'iki kigoryi. None se kwanza biranatangaje kubona Yago ko yakoreye umwana abuse akamukorera ihohoterwa, ko tutigeze tubona bajya mu nkiko bari kutuza. Ngiye kwanza ntongeye no kubivugaho ibintu ni gute ibintu byaca no bishobora kwirukankishwa n'imanza zigacibwa aya masaha. ahubwo vuga ngo Yago ari special bingana gute ku buryo imanza zazo zicirwa, imanza ariko zicirwa ihotera kuri umwana w'umukobwa n'aya masaha ari bikaba yarabiryamishije. Tubyihorere tubivemo, ntongeye no Godfather ariko nayo Simbi bigeze kuyimwiba ari biramufashira igaruka. kwibaza Godfather, icyo tugomba kwibaza ni tuve kuri iki gicucu ntihongeye no kukimbwiraho niba reka exactement nuko bigomba kugenda. Ubu ngubu abantu bari kumva, urabona ko bari gushyiraho ama emoji, naho kare ntabwo bumvaga. Okay, let's go. Aba basenzi bari kubona babasha kwinjira muri space bakabona ukuntu bayijoininga, ariko ntibabashe gushyiraho emoji babajije ngo niba bari kunyumva. Bakabizunguriza umutwe. Ubu ngubu nahera kuwa mbere babwira uranyumva utashyiraho emoji, ubwo ntituri kugahita gutumura muri space ukagenda. Gushyiraho emoji bibasaba iki? Okay, twagiye. Naho Faxman ntabwo ngiye mba nkeneye, ntabwo mba nkeneye igobera abantu bahuruye barahurura se ngo baze gukora iki? N'ubundi ko hejuru abari abantu batarenze babiri bari kuvuga. Buriya ngiye ntabwo abantu bose ntabwo bamataringa, amataringa abantu turi kuganira nabo hano hejuru. Twagiye fungura mic yawe. Naho ibyo abantu ngo bahuruye ngo wagize imazi iki? Ko space tishura ngo abantu benshi bajemo babakwishuriye. Ariko uko bamaze kutumanipira mu mutwe mukunda ibintu by'ibipirate cyangwa ibintu bidafite agaciro, ngo umuntu ngo wagize audience ibakora iki? Bamaze iki? Nagira abantu babiri biramara amasaha ngahe abantu bumvishe space recorded, niyo mpamvu ni recording. Ugenda urebe niba hari space nkora ikamara iminsi bidafite 5,000, ibishoboka. Iyo yagize igihe kirekire iminsi 2 5,000 biba byamaze kugenda kuyumva. So ntabwo rero nkeneye ngo abantu bahurure. Ubundi abahuriye hano bakaza hanga hagurya nimbura mukoro. Ni gute kuri space mba nafashe umwanya wanjye yewe nkanabyishurirwa, murahurura ntimugira ibyo mukora. Hagiye mujikajya mu mirimo mukaza kumva space kuri recorded. Sikeneye abantu bahurura. Nkeneye abantu bahurura. Reka dukomeze. Faxman duhere mu rukiko. Byaje kurangira bitereye. Godfather, mbere yuko duhera mu rukiko reka mfate umwanya ngushimire, kubera ko uri umwe mu bantu batukana kandi bw'ikinyabupfura. Ikindi, ibikorwa byawe bishobora kugira impact isosiyete nyarwanda akamaro, bishingiye kuri mutipe nakubwiye wahinduriye ubuzima nyuma yuko avuye Mageragere, na n'ubu ngubu ameze neza ari kumwe n'icyuki cya danger. Ejo bundi nabonye space, imwe mu ma space yankoze ku mutima, turi muri campaign space byanyeretse yuko byanga byakunda ufite ukuboko kurekure, cyangwa byanga byakunda abantu bagomba kukumva bakanakunda ibyo ukora. Kuko niba umusaza nka Tito ashobora gufata umwanya na minister utuma twishima, n'abandi bakaba baza bagatanga ibitekerezo, ni bitwereka yuko aba bantu turimo kunenga, aba bantu 86 bagezeho, byanga byakunda dukwiriye kubaha icyo kora tukagira n'agaciro. Warumbwiye ngo tujye mu rukiko. Ni ikirego witwa Nyarwaya Innocent cyangwa Yago Pondat yatanze ku itariki ya mbere Yego z'ukwezi kwa 7 ko channel ye bayibye ariyo Yago TV show. Zibu ikora iperereza, ikoze iperereza biza kurangira hafashwe uriya mutipe witwa Ari. Uwo mutipe afatwa ku itariki 17, bivuze ngo ushingiye ku itariki Yago yatangiye ikirego,
n'itariki uyu mutipe yafashwe harimo iminsi 16. Sinzi niba uri kunyumva. turakumva. Uyu mutipe agifatwa ntago yigeze arushya iperereza. Uyu mutipe agifatwa ntago yaruhije iperereza. Sinzi niba muri kunyumva. turakumva mani. Uyu mutipe yarabibemereye, ababwira impamvu yibye iyi cano. Abarabwira impamvu ya mbere, uyu mukoresha wanjye yarangoraga mu mikoranire. Ikintu cya mbere, najyaga kuri set akambwira ngo arampatike ariko ntayimbe. Icya kabiri, biza kurangira anyirukanye, kandi anyirukana atanteguje, atanamaye n'imerekeza, nk'umuntu twari dufitanye amasezerano. Uyu mutipe yitwa Ari Ndagwa. Ariko ubwo yago yamaje gutanga ikirego, biri mu buryo bwiza, arangije arasona ati ndabyemera neza. Kubera iki? Nafashe imyirondoro yanjye. Abantu bazi ibintu bya YouTube, hari igihe umukameramani wawe aba afite access kuri account ya YouTube ya. Igihe kinini yago yigiriye mu buyobe bwe, bamuvugaho, cyangwa yagiye gusenga mu masengesho, kurusengera asengera, simbi nagasenga ibishushanyo. Komeza sanganya kusenganya bingi. Uyu nyarwa Inosa, ibyo byose muri buze kutusobanurira byabaye maberanye na bya bintu ni imitego yateze. Kandi je kwanza ni bibyo by'ikicucu tubiveho, kuko uretse gato reka tuve ku bintu by'iki kigoryi. None se kwanza biranatangaje kubona yago ko yakoreye umwana abuse akamukorera ihohoterwa, ko tutigeze tubona bajya mu nkiko bari kutuza. Nge kwanza ntongeye no kubivugaho ibintu ni gute ibintu bya cano bishobora kwirukankishwa n'imanza zigacibwa aya masaha. Ahubwo vuga ngo yago ari special bingana gute ku buryo imanza zazo zicirwa, imanza ariko zicirwa ihotera kuri umwana w'umukobwa n'aya masaha ari bikaba yarabiryamishije. Tubyihorere tubivemo. Ntongeye no Godfa, ariko nayo Simbi bigeze kuyimwiba Ribu iramufashira igaruka. Kwibaza Godfa, dore tugomba kwibaza ni tuve kuri iki gicucu ntihongeye no kukimbwiraho. Niba reka tumuveho tuve kuri iki umuvugizi wa Ribu, umuvugizi wa Godfa njya kantu gato nagira ngo numve muri analyse ihangane gato ya kwe. Umuvugizi wa Ribu Bitseri yavuze ko ari agatwiko gasanzwe nk'akandi. Uribuka ikiganiro cyakozwe bamurika abantu bakora ibikorwa byo kwiba bakoresheje murandasi n'amafaranga n'amatelefone. Umuvugizi wa Ribu Bitseri yavuze yuko kari agatwiko gasanzwe. Mbere ko twinjira mu nkiko nibajije ngo ko kari agatwiko bigeze mu nkiko gute? Jewe ndavuga ikintu kimwe, ibintu ntashobora kuvuga kuri iki gicucu. Niba urusha kugenda rukigamba hariya, my friend, tubyihorere. Gusa this is nonsense. Uru rupeti ibi bintu ariko biranatangaje. Niba yago ashobora kugenda hariya akagaragaza ko agashyira amajwi n'ibimenyetso ko arimo guhohotera umwana w'umukobwa, ibyo ntibivugiyeho bakaza hano mukaza kumbwira nonsense ngo by'ubugoryi bwa cano. Ngewe imikorere ya Ribu yatangiye narumiwe. Babonye ko ibyashara nibyo biri priority kuryo bahita birukankisha ibirego. Bazatubwire ko basanze bira bintu nta gaciro bifite, tubimenye. Ariko kuza hariya turabona iho umwana ari umukobwa ari guhohoterwa, tukaba tufite n'amajwi, bazaza bakireringa ari amajwi. Ikirego cyaratanzwe, ntabwo bikorwaho ntibivugwaho, muri kuzana nonsense za yago. Mujye mubireka mani, mujye mubireka ibintu ngene bikaje binanirana, mujye mubigihorera bro. Mujye mugende mukazana n'ibi ngibi n'ibintu byago tubyore tujye ku cyari kituzanye. Gende mukazana izi nonsense tubireke mani. Ibi bintu wambwira gute ko ibi bintu yago yaburanye? Ibi biboro bya YouTube biri urgence gute ku buryo dufite imanza zingahe ziri mu nkiko zibaburiye umwanya wo gusoma? Hari imanza zingana gute ziri pending abantu bafunzwe imyaka iminsi irenga 30 baburiye umwanya wo gusoma bitewe n'imanza nyinshi zari. Hanyuma umwanda w'ibintu bya nka YouTube
baramufashe ikirego batangiye yago mbere yakoreye umwana ihohotera yakoreye umukobwa ari kumuharasinga ari kumukora harassment amwohereza amashusho y'ubwambure ibimenyetso birahari ibyo ntibivugwaho byageze muri rimbo barabiryamisha hanyuma bari kuzana nonsense za YouTube bagahita bigira urgence n'urukiko n'urubanza rugatarusomwa bari mujye mureka ibyo biboro mujye mureka ibyo bintu mari tubyihorere reka tujye mu byatuzanya ahangaha ntimwongere kuva no kuri uwo mwana w'iki gicucu ntabwo nshaka no kubyumva sometimes ibintu bitewe n'umujinya umukobwa yatanze ikirego mbere y'ibi bintu uretse gato yatanze ikirego mbere y'ibi ngibi yagwa mwohereza birashoboka ko ura mukobwa afite amako ariko at least abantu babumvisha ari amajwi bigaragare ko basi harimo ikibazo cyangwa ari umwere ariko ibyo ngibyo ntibikozwe umukobwa byagaragaye hariya umuntu mwarangiza mukazana nonsense za cano iki kibazo cyari kiri urgence ku buryo bungana gute ku buryo cyo kiba priority mu nsobanurire ku buryo kiba priority kikajya muri RIB bakakigira emergency ubugenza cyabo gahita bagikoraho n'urubanza rugahita rusomwa come on man tubireke tubyihorere ibingibi biteye n'umujinya gusa sometimes biratangaje reka gudfa nanjye cyantunguye no uburyo urubanza rwa ese runasomwa abantu ibi bintu biteye n'umujinya biteye n'uburakari ntabwo ushobora kubisobanura hari umuntu watangiye yagwa ikirego mbere ibi bintu bashaka ukuntu kabisa na RIB urayibyumve ibi bintu ntabwo biratangaje nuza kwitegereza ntabwo ari we bibayeho wenyine ejo twazanye umukobwa bita Gisele yambuwe $5,000,000 RIB hari abakozi ba RIB bari bazatera icyashya mu mikorere ya RIB kuko niba hashobora kuza umuntu Gisele ura mwana witwa Gisele yatanze ikirego cy'abantu bamuriganije b'abasaza atanga ikirego kuko umwana ari kuriganwa amafaranga bamwambuye ku 2015 afite ibimenyetso atanga ikirego abantu ntibahamagarwa bumvishe barezwe baragenda bajya kumurega uwe bahita bamuhamagara RIB ifite abantu yakira ibirego by'abandi kabarika kabasuzugura Gisele ntabwo yigeze abona ubutabera nta nubwo yigeze bahamagara baragabo ngo bababaze ikintu giteye n'umujinya ejo bundi umwana akora space bongeye kujya kumurega muri RIB yongera guhita imuhamagaza RIB irongera muhamagaza ubugira kabiri ikirego yatanze kera RIB yaragifashira gishyingura none no kwa yago birongeye RIB igendera kuki ifata ibirego bimwe ikabyemera ibindi ntibyemere ibintu birasekeje gusa reka tubiveho tubyihorere wakora iki mfite amakuru menshi yanyu uwo murezibiyene nawe wirirwa yica abakobwa wirirwa abeshya abakobwa ngazabarongora ariko ibaza ibyo bintu man ibaze ko hano muri showbiz mu cyitwa showbiz cyanyu mufite harimo umukobwa wanabyaye yarabyaye afite umwana ariko uyu munsi yamaze kuba umutinganyi cyangwa se umurezibiyene abaryamana bahuje ibitsina yamaze kuba umurezibiyene uyu munsi hari abakobwa promising ubukwe ibaze we ariko zimwe mwamuvye bimeze gute nje mfite nzu umukobwa nakomeza kumenyera ndimo ndamuha agasopo na wabyumve nakomeza kumenyera mfite abana b'abakobwa bagira muri bangahe bazaza bicare hano bavuga ubuhemu wabakoreye bavuga ukuntu wabakuye mu miryango yabo kabajyana muri ghetto hano mu Gatenga aho wabaga mu Gatenga wimutse umukobwa wabanaga mu nzu nawe waramushyingiranye mu nzu urabyumva ariko uyu munsi ujya ku ma space sha ukirirwa wica abantu uvuga ibintu bibi by'abantu nawe ibyawe birahari urabyumva ndagusaba kutazongera kuvuga ku izina yago kuko nukomeza kurivugaho kereka nuzajya urivuga neza kuko urabizi byaguhaye amafaranga menshi nakwishyuriye inzu big time ubu none ibintu byose nabakoreye hano umenyera kazamuka kamenyera nzajya mitanza hano mwahabonye hari ibihumbi 620 hari ibihumbi 620 I'm going to expose you clearly I'm going to expose you clearly none ibintu by'imikino biveho kabisa umuntu azane message zawe amafaranga yose nakoherereje urimo kubeshya ngo urimo urafasha abana amafaranga yanjye wari yurayazi unzamukana ahantu mu misozi
nkanashyiramo amafaranga agera mu bihumbi magana angahe byanjye kubera urukundo. Amafaranga naguha ugiye Dubai urayazi, amafaranga naguhereye Chillax urayazi. Ibyo byose hanyuma nawe werekana ikintu wampaye, uretse kunyiba no kunsebya. Ibyo bintu uko ari bibiri, uretse kunyiba no kunsebya. None ukaba ufite ibirego byinshi by'abakobwa wirirwa utinga, wirirwa wangiza, wirirwa utambika amayoga n'ibimogi. None ubu ngubu bibaye ngombwa ko banakumenye neza. Uwo muntu wirirwa avuga ngo urumogi ruranyishe ngo afite depression, urwankwa na abajyanye nawe muri campaign. Mwarabibonye campaign yabereye i Rubavu. Mwarabibonye, dufite amajwi natwe, dufite amajwi yanyu, dufite amafoto yanyu, dufite amavideo yanyu. Ibyo bintu rero murimo ngo muzavuga ya gaceceke. None rwigize urugore ari urugabo rufite ibyanwa. Iyi ni warning ya nyuma. Wowe wagitinganyiwe ni wongera kuzana abantu. Nako muri ibitinganyi bibiri byanyibasiye bihora biri ku mutwe wanjye. Nimwongera kumvugaho nzazana abana b'abakobwa. Wowe wahemukiye abana b'abakobwa uba promising ubukwe, ukabangiza uyu munsi bakaba bari mu marihabu, uyu munsi imiryango yabo ikaba bafite mu byumba batagisohoka, ukaba warigize umurezi biene wirirwa ubeshya abantu ngo urafasha. Wowe wirirwa utereta abahungu ubandikira duhurira tugire gutya. Muhagarike.